nta handi najya mu masenge yandereye umwana, ntabwo nakongera kujya kureresha uwa kabiri, n'isoni nari mfite mu bantu ko nari maze kubengwa, nari narabyaye n'umwana wa mbere. Ubwo barongeye barampindukije, nta tike bampaye, mba ndagiye. Ngeze ahantu i Nyagatare mu mujyi, nta mujyi wari uhari. Hageze rero nkubitana n'abasore bari bafite igeto, kubera ntago nari mfite aho ngiye, sinari ugiye gushaka umuntu utazi. Ngiye gushaka umuntu utazi, nkubitana n'abantu bati ngwino tugucumbikire, nabuze iyo mva n'iyonge. Barango barancumbikiye, baba ahantu mu kintu cy'ikigeto. Nuko banshyiramo, banyicazaho n'akana kanjye. Naho rero urugamba rwatangiriye rw'ubuzima bwanjye. Ubwo naho sinzi gusa bintera ipfunwe ryo kubivuga. Byagenze bite? Batangirira aho ngaho nyine, banyakukanwaho nyine, mbaho ngaho ukwezi kurashira, amezi 2, nari mfite inda igeze mu mezi 5. Aho nahabaye nk'ukwezi hafi n'igice, hafi y'amezi 2. Ubwo ukwezi n'igice nkuhamaze. Hari umudamu wahanyuze w'umuntu uza w'umugandekazi wavuye Uganda, Imana izamumpera umugisha, akambona ku manywa nicaye aho ngaho, nirwa sinzirira aho ngaho, narananutse nsigaye ndamagufa. Ubwo abaragiye yegera umuntu w'umuyobozi, aravuga ati uriya mudamu ko mubona hariya buri gihe, uriya mudamu ko azapfira hariya, ntago mubona ko atwite? Ndagiye ariko nyine naraboze hasi, ndwaye n'ibirwara nyine byandurira mu myanya ndangagitsina, ariko ntabizi, ntago nari mbizi. Hasi haraboze, mfite ibisebe hasi, mba ndagiye. Kubera nari umuyisilamukazi n'ibintu by'ubuyisilamu narabyize, nkakizingurizaho igitenge kigafata mu bisebe, ikibuno ntago nabashaga kwicara, nagiraga ntya. Noneho kigafata mu bisebe, bya bisebe najya gukuraho umwenda bikomokana bikamodokana. Wari warababaye? Narababaye. Ibiro nayo nsigaranye ibiro ngira ngo ni nka 28 gutyo. Akana kanjye karabaye none nta nugakoraho gateye iseseme. Ubwo tubaho ngaho rero, ndageraho rero none ngeraho Imana yankijije. Ubu narakize nta sida nyirwaye. Arambwira ati rero nagize ubwoba, wakwemera ko nzagupimisha nticyane. Yanjyanye kwa Kanimba. Kwa Kanimba atanga 5,000, barampima, igipapuro bahita bakiduha ko ndi muzima. Muzima? Kandi urabyuka ko mu bitaro bya Ruhengeri bagwaye? Bamaye urwaye? Bamaye positif nyine ko ndi umurwayi wa sida. N'ibimenyetso nyine byaragaragaraga, n'imisatsi umunyesida kera imisatsi yaracuramaga. Noneho n'inkorora idakira, n'iki iminwa yaranatemye. Noneho bwa gatatu nanone njye ubwanjye ninjye wagiye kwipimisha, CHK bwari ubuntu bapimiraga, ndagenda njya kwipimisha, bura nayo mfite ibipapuro byuzuye. Umviye inkuru yanjye. Reka mbwira inshuti zanjye, abakunzi ba inkuru yanjye, ko mbazaniye TG Automobile. Iyi ni kampani igurisha imodoka zitangiza ikirere kandi zigezweho, zakozwe mu mwaka wa 2025. Bafite izikoresha amashanyarazi 100% ndetse na hybrid z'ubwoko bwose. Iyi uri kureba ni Kia yakozwe mu mwaka wa 2025, indi ni BYD iri mu zigezweho ku isi zikunzwe cyane. Izi zombi rero zikoresha amashanyarazi 100%. Komforo y'izi modoka muntu wanjye ndayigutuye no komforo kabisa, uyicaramo ukagira ngo nyine uri muri salo ya danje, ahantu heza cyane. Umuziki wazo nyine iyo wumva ari umuziki w'agahebuzo, kwa kundi nyine wumva amaufa yo mu modoka ukumva ni ibintu birenze cyane. Uzi ko zifitemo tekinoloji ndetse na system ya AI. Ibaze ko rero yuguze imodoka baguha na warranty y'imyaka 4 yose agashya. Rero kwishyura no kwishyura mu byiciro, kandi imodoka ukayitwara, pana byo ngiye kuvuga ngo urishyura mu byiciro ubundi isigara aho ngaho paka uzayirangizamo. Bagane ku cyicaro gikuru kuri etage iri ruguru gato y'akarere, cyangwa ku cyicaro mu mujyi wa Rubavu. Uzi ikindi kirenze, banakora taxi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi wifuza mu Rwanda. Duhamagare kuri 0785 08 43 ni TG Automobile, igisubizo wari ukeneye. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye.
ikaze kuri twese tubana na inkuru yanjye, twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza kuri mwese mudahwema kubana natwe. Uyu munsi ifite umutumirwa wanjye yitwa Cynthia, n'uwo tujye kuganira. Afite inkuru ye y'ubuzima, y'ibyo yaciyemo, by'umweko navuga ngo byazonze ubuzima bwe. Cynthia, uraho neza? Uraho neza. Zamura ijwi tuganire, wegereze mikoro ho gato. Yego. Amakuru ni ufite inkuru yawe y'ibyo waciyemo, tujye kuganira. Byagenze gute Cynthia? Njyewe ndi umwana wavutse, ndi umwana wa gatatu, navutse mu muryango w'abana 6. Ababyeyi banjye, data yapfuye mfite imyaka 9. Yego. Muri 84 ngira ngo nari mfite imyaka 9. Ubwo data amaze gupfa twarabakene cyane. Twarabakene babandi ku rwego rwo hasi, twabaga batwicira inshuro. Ubwo data amaze gupfa rero mama ntago yari kudushobora, turi abana 6. Imfura yacu yari ifite imyaka 14. Mama ahita amwohereza mu kazi ko mu rugo. Ageze mu kazi ko mu rugo, ageze yarabya bahamuterera inda. Aragaruka aza mu rugo. Aje mu rugo akana ubwo gafite imyaka ngira ngo nk'umwaka n'igice, umuntu araza asaba mama nanjye, aravuga ati umudamu wabyaye impanga, aravuga ati wamfasha ukama Cynthia akajya kumfasha kurera abana banjye. Nkajya muha inote y'100. Natangiriye ku note y'100 ya kera. Mama aramumpa nanjye, twari 6 nabibabwiye. Mama nawe yacaga inshuro nyine. Turagenda ubwo baranjyanye aho hantu njya kuhakora y'amafaranga 100, ariko yari afite agaciro kuko ikiro cy'ibishyimbo icyo gihe cyaguraga ngira ngo ni 25. Isabune igura igiceri cya 20, isabune nini ya makasi. Ubwo twadufaranga baratumpaga, ngiye nkaguramo utuntu, nkahita nsimbuka nkajya iwacu, nkagura ikiro cy'ibishyimbo, gasabune yakunyu, nkahita nshyira iwacu, nkahita nsubirayo. Ntago hari kure cyane. Ubwo mbaho ngaho muri ubwo buzima, umubyeyi ukeneye umwana akaza gusaba mama umwana. Tubaho twabyaye umuhungu umwe gusa, turi abakobwa twe 5. Ubwo tubaho muri ubwo buzima. Igihe cyarageze rero, ubwo biba ngombwa ko haza umudamu noneho utuye uba ahantu kure yacu. Aravuga ati wamfasha ukama Cynthia nkamutwara njyewe nkajya muhemba amafaranga 300. Mama yo rero yumva yuko ngiye gukorera amafaranga menshi, abarantwaye. Ubwo uwo mubyeyi abarantwaye anjyaniwe, hari kure nyine aho batega imodoka, ntabwo nakwirwa mpavuga. Ubwo abarantwaye y'amafaranga 300, urumva yari afite agaciro. Ndagiye mbanye n'uwo mudamu, yari afite umugabo nyine, yari famiye. Ndahabaye, ndakoze, ariko kubera yuko navunikaga cyane, haza abana. Hari ahantu nyine hari abana benshi b'ibirara, utwana tw'udukobwa twararutse, twavuye iwabo tw'utumayibobo. Oya ntago ari muri ikomereza. Barambwiye batari ko hari uravunika, nk'ubwo kubera ko natangiye kwikorera iyo ijerekani nyine ndi umwana. Baranshukashutse abana buturara, mva mu urwo rugo ndagenda, ndatorongera nyine tujya kuba imbobo ahantu tukwirwa twirukanka mu mashyamba, abana b'abahungu batwirukankaho bagira gute. Ubwo baba banteye inda. Ntago nzi umuntu wanteye inda, naba mbeshye gute. Nyine turi imbobo nyine twirwa twirukanka tubisikana n'imbobo z'abahungu, natwe turi imbobo z'abakobwa. Mwaryamanaga se nabo mubonye? Imbobo nyine, ari imbobo nyine. Icyo gihe se mwabikoraga mu buryo navuga ngo gutyo nyine mu ishyamba hanze, turara mu ishyamba, ntabwo twagiraga aho tuba. Twari imbobo ziri aho. Ntabwo mwatinyaga se kuryamana uko mubishatse? Mwabikoraga gutyo nyine, twarirukankaga. Ntago nyine, nta nubwo wari wo muco wanjye, niko navuga ngiye ubwanjye. Ahubwo wakubitanaga abo bahungu baratubonaga, sinzi n'amazina baye baratwise nyine nk'utukobwa tw'imbobo. Batubona bakaba baratwirukazo. Ukuzi niba uzi ukuntu intare ihiga buriya bunyamaswa butuba bumeze nk'uduhene, ukuntu muri parike byirukanka, niko natwe twirwaga twirukanka. Ubwo buhungu aho tubonye bagakomera bakavuza induru, bakaba baradutangatanze. Ubwo batsinzaho bakamutsindaho mukaryamana. Icyo gihe hari mu myaka? Hari muri za
mirongo inani n'icyenda, 90, kuko 90 nari ndi iyo ngiyo, ari nabwo natwaye inda. Nagarutse iwacu muri za 91 ngiye kubyara. Nabwo ari umudamu mfashe w'iwacu wari warashakiye muri ako gace, yari umukobwa nyine ashakira muri ako gace, aravuga ati nturi wo kwa runaka. ndavuga ndi uwaho, mfite inda ikuze, narabuze uburyo nsubira iwacu. wari mayibobo? Nari imbobo. wararaga se muri ibyo bihuru? Twararaga mu bihuru ufite n'inda noneho? n'indi kuze, ubwo kubera ko twacungaga ahantu hari nk'igikoni, abantu bamaze guteka tugacunga, tukinjiramo, tukarara mu ivu twigaragura. Hari naho nigeze gusimbuka idirishya hejuru, naraye mu gikoni, nsimbuka idirishya kandi ntwite. Burya Imana we yashatse kurinda nyine iramurinda, ndarisimbuka nyine ngo hasi kandi nkuriwe ndagenda. Ubwo nyine iyo twabonaga aho twihisha nijoro, twihisha imbeho, nkanjye nkimara gutwita, urumva ubuzima bwo gutwita no kurara hanze n'iki byagiye bingora, ariko tukajya turara mu bikoni by'abantu. Ubwo watubwiye ko utazi uwo mwami? ntago muzi. mwaryamanaga se n'abasore gutyo? nta nubwo bari abasore, zari imbobo nazo z'udugirigiri nyine, nta musore ugaragara. ntabwo mwabaga muziranye se? oya, ntabwo twabaga tuziranye. imbobo z'udusore n'imbobo z'abakobwa. abakobwa twaragendanaga, n'abahungu bakagenda ukwabo, ariko nyine tukagenda twihishe za mbobo z'abahungu. aho rero baramutse baducakiriye, kiruka nk'uwo bafashe nyine bakamutsinda aho ngaho. nuko ubwo umubyeyi abaramfasha, turi uwo kwa runaka. ubwo ni ukuvuga ngo ariko naho twageraga, abantu baradukubitaga, barakurambikaga bagakubita, bati dore za mbobo zananiye iwabo, dore bwa bwana bw'abakobwa bwananiye iwabo. nk'ubwo nirwaga niruka n'abana bakavukira aho ngaho bafite iwabo b'abakire, ariko ari udukobwa twananiranye. ubwo umubyeyi abampaye agatenge, abampaye n'agapira, nta dukweto nagiraga. ubwo aba aramfashe, antegeye imodoka, ni bisi twagendagamo. aba abwiye umukomvuwayeri ati mumungereza aha n'aha. baranyuye banjyana iwacu. mama makuru yari yaramugezeho, hari abantu bazaga gupagasa muri ibyo bice, bakambona bati aratwite. noneho ubwo mama abona ndaje ndahingutse, nta kenda mfite, mfite twa tuntu tw'utujipo abantu banjugunyiraga, n'agatenge ariko nambaye nyine wa mubyeyi yampaye wantegeye. mbangeze mu rugo, mama aravuga ati nta kundi nyine, ati icara aho ngaho, ari kuzapfa nyine, atuye ngo indi zamwica. igihe kiragera rero, arambwira ati jya kuri centre de santé bagupime bamenye uko umeze. ndagenda ndipimisha, ibya sida byari bitari byabaho. ndagenda ndipimisha inda, barampimye. umuganga arambwira ati uzajya kubyarira ku bitaro bikuru, ati ntago washobora kubyarira ahangaha, ntago byakunda, uzajye, babyitaga gutarama. wajyaga ku bitaro nyine bikuru, ukajya kwicarayo ugategereza igihe uzabyarira. harabura mbese nk'ibyumweru 2 ngo ubyare. ubwo ngeze mu rugo mbibwira mama, maze kubibwira mama ati ubu ngubu koko amafaranga azangeza aha n'aha nzayakura hehe? ati kine biki, ntabwo nta n'igiceri nyine cy'ijana nari nazanye. ubwo igihe cyarageze, mama ashakisha udukwi, ashakisha nyine impamba yo kugira ngo anshorera njyane ku bitaro bikuru, njye gutaramirayo, njye kwicarayo. ndagenda, ubwo aranshoreye, turagiye. ashaka umwana w'inshuti yanjye, nawe nari narashakiye akazi ko mu rugo aho hafi y'aho nakoze, nawe yari yaravuyeyo, nawe atwite. akana karamperekeza, kikorera udukwi, mama yikorera utujumba. turagiye tujya ku ibyo bitaro. tuhageze, asiga aho ngaho, agaruka mu rugo. inda ndayibana. icyumweru cyarageze, nditangira kumfata. mu cya kabiri mba ndabyaye, nirwa ngaragurika, nta nubwo bambaze, mbyara neza, mbyara umwana w'umukobwa. igihe kigeze rero, ubuzima bw'iwacu nyine ntabwo bwakunze kubera ubukene n'iki. nari mfite masenge baramfashe, nta bana yari agifite. nta bana yari afite, abana be yari yarabashyingiye. ati ngwino wicara. njyayo, umwana wanjye ari uruhinja, ari muto, njya kwicarayo. ngiye kwicara kwa masenge nyine nkora ubucakara. batamuha amazi? yego.
nkora ubucakara nkora uburetwa ndakora ndihangana nyine ubundi muntu iyo ari umukene yumva ko ari bwo buzima nta bintu by'amaraha narinzi nta bindi mbese ubwo masengera arambana nkora akazi ke njyana guhinga n'abakozi ngira gutenda akora ubucakara birarangira umwana wanjye amaze kugira jenoside yabaye umwana wanjye afite imyaka 2 ubwo tugira amahirwe turokokera aho ngaho ntago twigeze duhunga twagerageje guhunga ariko inkotanyi ziba igihugu zamaze kugifata twebwe tugumaho turavuga tuti bibuko byakabaye baje badusanga mu rugo nyine ntibagira icyo badutwara ubwo mbaho ngaho urumva ko umwana yari afite imyaka 2 noneho ntangira kuzana ubuyanja nari narabyaye ndi na mutoya umuhungu twari duturanye aho ngaho atangira nyine kunkunda icyo gihe nari narinjiye no mu burokore nyine ndi umuririmbyi ndi umukobwa mwimaze kuba agakobwa keza n'umwana yari yaracutse umuhungu twari duturanye wari uturanye na masenge aba arankunda aravuga yari umuyisilamu nawe aba hafanga nyine nuko ati tuzibanira ndagukunda ibintu nk'ibyo ubwo tuba turakundanye mbyinjiramo neza urukundo ruraza pe mba ninjiye no mu bayisilamu abangiza umuyisilamu ntora shahadu ubusilamu ndanabukunda abaririmbye ariko kubera ko nefite korari y'abana nyobora twara aba protestanti mfite korari nyobora abana barababara abakristo barababara pasteur arababara cyane ubwo naragiye nyine najyanye no muhungu ku musigiti niho nahise nanatora shahadu kuko nanjye namukundaga ntora shahadu nkunda ubusilamu niga ibintu bya Qur'ani cyane kugira ngo mwereke nyine yuko idini rye ndikunze umuhungu turakundanye ariko nawe aza kuntera inda ya 2 dufite gahunda yo kubana ariko ari umwana iwabo bose abiwabo bose bamwe barapfuye ari we muhungu usigaye nabashiki be bamwe barashatse ari we muhungu wabucuri wabo mama we rero aza kumenya amakuru kubera yabonaga n'ukuntu dukungika uburyo najyaga mu gihe cy'igifungo najyaga gutekera iwabo ibifutari ibintu nk'ibyo noneho mama we aravuga ati ko nabonye ufitanye agakungu n'uriya mukobwa ko ari runaka bimeze gute umuhungu aramubwira ati ndashaka kumushaka ati ntago byashoboka umwana wo mu bakene ibiki ntago byakunda iso yapfuye ari umugabo ibintu nk'ibyo nyina arabyanga nyina amaze kubyanga umuhungu arambwira ati ntago tukibanye kubera ko nyine jenoside yari yarabaye uwo muhungu yiga segonderi kugira ngo yarageze mu wa 4 arambwira ati ntago bigishobotse ahubwo mama yambwiye ko ngomba gukomeza amashuri tukazabana maze kwiga ndamubwira ntese kureba ntwite Gera muri ibyo bihe byacu byo gutwita umukobwa atwitiye iwabo byabaga ari nk'ijuru ryahanutse ntago ari nk'iby'ubungubu noneho ndavuga nuko ngiye kubyara wa 2 n'indane naramanje kuyihisha ndayihisha masenge ndayimuhisha masenge yarafite abantu b'abapagasi baza kumuhingira noneho nge narayihishe narayihambiye noneho sinzi ukuntu naragize ndi kwibaza n'ubu ibyo ari byo byose uriya mugabo uriya musore tuzabana ngende mbyaririwe masenge azabimenya narageziwe noneho kugira ngo nyine ikintu cyamaze ubwoba cyantinyuye sinzi umuntu wari wicaye kwa masenge muri abo bapagasi be aravuga ati ariko ko ndeba watamuye inzobe ati runaka ko ndeba watamuye inzobe nanone ati bimeze gutata ko kayobe nakubusa noneho ndavuga ne wapi nino ati cyangwa hari ukuntu byagenze masenge ntumva ritanguranijwe ngo ratarayifite ngo murabona adatwite numvishe masenge yarabimenye numvishe ko yabimenye nyine abizi yanyihoreye numva umutima ugiye hamwe numva umutima ururutse numva ndatuje ndi kuvuga ni narabuze aho mbihera none n'uriya musore yarampakaniye nuko ubwo nyine ndatuza mbaho ngaho ariko noneho bintera isoni cyane ndavuga n'ubukoko ngiye kongera mbyarira aha ngaha mu rugo banderera n'umwana ibintu bimeze gute hari umuntu w'umupfumu baturanye abaranshukashutse arambeshya ati wowe zana
zana amafaranga 300 nguhe umuti turebe ukuntu uriya muhungu yagutwara. Noneho ya mafaranga 300 ndayiba nyiba masenge ndayabaha, nyabahaye amumuti ngo nzisiga ngo nzasuhuzanye n'uwo muhungu ngo ibiki n'ibiki. Ubwo nyine uwo muhungu sinzi ukuntu byagenze, ndabarabimubwiye ntago mbizi, ahubwo nyine yahisa nanyanga burundu no gusuhuzanya. Twajya duhura kankwepa birarangira. Noneho ngira isoni ndavuga ntubuse koko kandi noneho twe duturanye inzu mu yindi. Ubwo uwo mudamu uwo mugore ufite umugabo w'umupfumu arambwira ati rero ntago wabyarira inahangaha. Ati buriya uriya mugabo ashobora no kuba uriya musore ashobora kuba yaramenye ko wari ugiye no kumuroga ngo agukunde. Mfite musaza wanjye utuye ahantu mu Mutara, aho reka mavuge atuye mu Mutara, reka nshakisha ukuntu mbandikira iretere ugende wiyicarire uzabyarire uzagaruke warabyaye. Ubwo uwo mudamu abaranyandikiye urupapuro amamapu aravuga ati wowe shakisha tike nkurangireyo. Kandi koko numvaga mfite isoni, abantu bari bazi ko uwo musore tuzabana. Ibintu byo kubengwa wenda ubu ngubu nibwo abantu babimenyeye, icyo gihe ntago byari bimenyerewe. Kubenga nawe urabyumva muri za 93 ntago byari bimenyerewe. None nibaza gukuntu nabyaye umwana wa mbere ngiye kubyara wa kabiri, umusore twakundanaga abantu bose abakobwa twarahuraga bagahigamira, abasore banteretaga. Uwo musore yarambwiye ati ntuzigere uvugisha runaka mwihorene, numvishe kwa gushaka mwihorene ngiye tuzibanira. Noneho ngiye bintera ipfunwe bintera isoni, ndavuga nti nzajya mpinguka hehe kuyampakaniye ibintu nk'ibyo. Uwo rero uwo mudamu ndamuganiriza mubwira uko bimeze. Ubwo arambwira ati mfite musaza wanjye uri mu Mutara, wagenda ukazabyarirayo ukagaruka warabyaye. Ubwo nibye masenge amafaranga 3,000. Uwo mudamu abanyandikiye agapapuro kukuntu nzagenda nzagiyo ngiyo. Wategaga bisi niyo yakugezagayo uvuye Kigali ntago nari mpazi. Ubwo mbandagiye nteze bisi, maze gutega bisi ubwo yampaye agapapuro nzagenderaho, nta telefone zari ziriho. Mbandagiye ngera iyo mu Mutara, urumva ko nta cyangombwa nagiraga. Ngera iyo ngiye mu Mutara, mpageze aho ngaho kwa musaza wenyine aho yandangiye ndahicaye. Maze kuhagera nyine mbabwira ko ari uwo mudamu wanyohereje. Ubwo ariko birabacanga baravuga bati se amwohereje mu buhe buryo, aratwite ariko n'umwana wanjye naye namutwaye. Umuntu aje atwite aje n'umwana bizagenda gute? Baricaye sinzi ukuntu ubwo bakoze akanama bajya inama baravuga bati ubu uyu mudamu uyu mushiki wanjye nta nkozeho, dore nta mavuriro yari yabaho, arashaka kugira ngo ahantu hazagwa intumbi y'umuntu ubusa azabyarira azabyara gute? Nibihe bitaro bizamufasha ko ibintu nyine nawe urumva jenoside yari yarabisenyaguye, interamwe zarasenyaguye ibintu, ibitaro imiti barasahuye, nta nukuvuga ngo igihugu cyari kitariyubaka. Ubwo ariko hari akiringira ngo muri 94 igihugu kitariyubaka, nta kiyari amatongo yewe n'imirambo ku gasozi gihari. Nuko ati yabyarira hehe ko bashaka kudutura umurambo hano? Bagiye inama bati rero subira iwanyu numara kubyara uzagaruka, niba ari ukuza gupagasa, niba ari ukugira gute. Nge ubwo nariyemeje nti nimara kubyara ahubwo nzigumirayo nipagasirize, nta handi najya mu masenge yandereye umwana, ntago nakongera kujya kureresha uwa kabiri. N'isoni nari mfite mu bantu ko nari maze kubengwa, nari narabyaye n'umwana wa mbere. Ubwo babarongeye barampindukije, nta tike bampaye, mba ndagiye. Ngeze ahantu i Nyagatare mu mujyi, nta mujyi wari uhari. Hageze rero nkubitana n'abasore bari bafite igeto, kubera ntago nari mfite aho ngiye, sinari ugiye gushaka umuntu utazi. Ngiye gushaka umuntu utazi, nkubitana n'abantu bati ngwino tugucumbikire, nabuze iyo mva n'iyonge. Barango barancumbikiye baba ahantu mu kintu cy'ikigeto. Nuko banshyiramo banyicazaho n'akana kanjye. Naho rero urugamba rwatangiriye rw'ubuzima bwanjye. Ubwo naho sinzi gusa bintera ipfunwe ryo kubivuga. Byagenze bite? Batangirira aho ngaho nyine banyakukanwaho nyine
mbaho ngaho ukwezi kurashira amezi 2 nari mfite inda igeze mu mezi 5 aho nahabaye nk'ukwezi hafi n'igice hafi y'amezi 2 ukwezi n'igice nkuhamaze hari umudamu wahanyuze w'umuntu uza w'umugandekazi wavuye Uganda Imana izamumpera umugisha akambona ku manywa nicaye aho ngaho nirwa nsinzirira aho ngaho narananutse nsigaye ndamagufa ubwo abaragiye yegera umuntu w'umuyobozi aravuga ati uriya mudamu ko mubona hariya buri gihe uriya mudamu ko azapfira hariya ntago mubona ko atwite ndagiye ariko nyine naraboze hasi ndwaye n'ibirwara nyine byandurira mu myanya ndangagitsina ariko ntabizi ntago nari mbizi hasi haraboze mfite ibisebe hasi mba ndagiye kubera nari umuyisilamu kazi n'ibintu by'ubuyisilamu narabyize Korani nyizi mbese nzi ibintu byitwa juzo amanyizi nyine agatabo batangira biga Korani byose mbizi ndagenda njya kumbaririza hano hari umusigiti ubwo bande ku yari kumanywa ndagenda nta sura mfite ntaki mba ndagiye njya ku musigiti mbatekerereza ukuntu byagenze shaka shehe ndabimubwira isengesho rya 12:15 rirageze ubwo shehe antangira itangaza ati hari umudamu wavuye ahantu ari impunzi none yashakaga ubufasha bumugezi wabo aha naho ubwo itangazo rimaze guhita banteranyiriza amafaranga 3,000 maze kubinteranyiriza mba ndagiye nta hantu nari kujya sinaye gusubira kwa masenge sinaye gusubira ntago nari kujya ni wacu ubwo mba ndagiye ngera ahantu ku musigiti wundi nanone ariko hafi y'iwacu mageze nicara aho ngaho noneho ho ntago nengeye kwaka ubufasha ahubwo ni kwa kundi guhunga nabuze iyo mva niyonge mba ndahageze ndahicara ndababwira nti Imana imbabarire narabeshya ariko icyo gihe ndababwira ngewe narashakiye mu Mutara niko nababeshye kubera nayo mfite inda mfite n'umwana ndavuga se ubu bavuga yuko mfite umwana mfite n'inda ibyo bintu nabikuye hehe nabyaye kabiri nta mugabo mfite ndabeshya ku musigiti ndababwira ngewe narashakiye mu Mutara none umugabo wanjye twaraburanye none ubundi kuzerera ntago ni wanjye n'inzu yanjye nta igihari nari ncumbitse ntago mfite iyo nerekeza batese uri kujya he ndugujya gushaka umuryango wanjye uraha naha ndababwira ubwo umushehe waho ngaho ku musigiti abwira umudamu we ati hari umudamu ku musigiti genda umufate buriya abantu b'abagabo ntago bakunda kwegera abadamu cyane abantu b'abayisilamu abwira umudamu araza aramfata ku musigiti banshyiriwe mu nzu banshyira aho ngaho anshakira amazi ndoga maze koga umudamu asanga mu cyumba aho yakize ndamutekerereza ibintu byose kwa kundi nabivuze ku musigiti mubwira impamvu nabeshye mubwira ko nta mugabo nashatse mubwira inzira zose naciyemo mubwira uburyo nabayeho mu buzima byose mudamu arababara ararira aticara aho ngaho noneho mpamara icyumweru aravuga ati umugabo wanjye ndamubwira ube wicaye aha ngaha ariko narabushize hasi nyine ubwo aragiye anshakiye imiti ya mirikirikorome sinzi aho yayisabye imiti imeze nk'amaraso basiga ku bisebe nyine yari umubyeyi nkajya mwereka nyine akansigira akanyoza bamusinzi yakuye n'amapamba akajya anyoza nk'umuganga mbese kandi ntabwo yari umuganga bya bisebe bigenda byuma noneho ubwo ariko hashize nahicaye nk'ibyumweru 2 ntangira kurwara ibintu ku maboko no ku maguru ibintu ibiheri byazanaga amazi aho atembeye hakaza ibindi hose umubiri wose ndagenda noneho ndanyoka nshiraho amabere hano hasi y'amabere haragenda haratema ibintu by'amazi bikaza munsi y'amabere by'ibiheri bikaza bikabyara amazi ibizi bigashonga bikagera hasi ku mano no ku mubiri no ku kibuno hose haragenda haratema noneho aravuga ati ya nkuru wambwiye ukuntu byagenze ati ndumva wajya ubwo ibitaro byo mu Ruhengeri byari bitangiye gukora arambwiye ati reka ngutegere igare ujye mu Ruhengeri ugende ati batangiye no gupima sida ugende bagupime urebe ariko sida icyo gihe yari itari yamamara yavugwa cyane ubwo abantegeye igare umwana wanjye mukuru musigayo mba ndagiye ngeze ku bitaro bamfasha amaraso icyo gihe sida barayipimaga
wabaga uyanduye bagitangira kuyipima bategerezaga amezi 3 ariko njyewe nayanduriye aho ngaho nta mezi 3 yari yagashize kandi noneho nageze ku bitaro bampimye baravuga bati ni ugutegereza igisubizo ngira ngo nategereje hafi amasaha nk'abiri barampamagaye bati runaka ngwino igisubizo bampaye igisubizo cyanjye barambwira bati rero wihangane imiti nanone igabanya ubukana yari itari yabaho bati wihangane ubwo bayisangagamo kwari ugupfa barambwira bati nubona uburyo wifata neza uzabaho uzamaraho igihe kirekire ariko nutiyitaho cyane ujye unywa agasupu ujye urya akanyama ujye unywa amata ujye wiyitaho kandi ubwo barabibwira ndetse barabibwira umuntu utagira epfo na ruguru ubwo igisubizo barakinza mpaye gifunze noneho ngeze mu rugo k'uwo mubyeyi rero niwe twaganiraga umugabo we ntago abantu b'Abayisilamu ntago bakunda kwiyegereza abagore cyane babigendera kandi ikindi biganiro bigirwa n'abagore cyane ubwo umudamu ndagiye igisubizo ndakimuhaye abarafunguye yari umudamu ujijutse abarafunguye ararebye asanga mu kazu aranyereka ati dore ahangaha kuko no kwa muganga babimbwe bati dore hano twashyize aka kantu biba bigaragaza ko hari negatifu na pozitifu kuri pozitifu bashyizeho akantu k'akazu nyine k'umutuku ati dore ati yo atari kwihangana ati ntago byari kukugwa amahoro atabo bantu bose ati uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga ufite iminsi mikuru umuryango bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events ubukwe inama iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe umva nimuze mbereka ahantu bibera duherereye rwagati mu mutima wa Kigali Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515 duhamagare kuri 0782 082 566 twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com arampumuriza atari kukomere kandi ubwo nari ntwite ubwo arambwira ati cara wambere umubyeyi yo kabyara niba kiriho Imana izamumpera umugisha izamumpere n'ijuru hambere umubyeyi nicara aho ngaho inda yari igiye kugera mu mezi 6 nicara aho ngaho igihe cyarageze noneho arambwira ati rero papa runaka yambwiye ngo bagushakire akantu k'agasada agafashanya ugende ufate inzira ugende urebe ko wabona abantu biwanyu b'umuryango wawe ubwo ku musigiti antangiye itangazo hari impunzi maze hano iminsi ati yaje gushakisha umuryango we ati none bavandimwe b'Abayisilamu mwabona ukuntu hagize uwabona ubufasha yamufasha barateranya udufaranga ngira ngo bateranyije atageze mu 2,200 kubera aho ngaho naho hari wari umusigiti w'ahantu nyine h'icyaro udufaranga baratumpaye ariko nukubera ko nyine we mugabo byamuteraga ipfunwe kumbona n'isazi zirwaga zituma aho ngaho kubera ibisebe byanjye n'iki nambaraga imyenda y'amaboko ageze aha ubwo ngubwo baransezereye utwo dufaranga 2,200 twari twishimba ndagiye n'umwana wanjye ndagenda nanone njya kwihisha ahandi hantu kugera iwacu ntago byashobokaga kugera kwa masenge ntago byari bigishobotse njya kwihisha ahandi hantu ndahicaye kubera nefite utwo dufaranga ni umukecuru twakubitanye wari uvuye gusenya inkwi nawe nyine ndamutwaza uburyo umuntu yari gushaka ubuhake aca bugufi mutwaza izo nkwi akana kanjye gafata ukuboko tujyana iwe kera hari umuco wo gufashanya abantu bagwaga neza usibye ubu ngubu bamwe babaye babi ubwo abanjyanye iwe mu nzu y'ibyatsi ndibuka
nicaye iwe arambwira ati se mwana wanjye ko ndeba warwaye, sinamubwira ibya sida, nta abakecuru ntabwo ibyo yari abizi, sinabimubwira ndamwihorera, nicara aho ngaho ndahaba. Igihe cyarageze inda ifite nk'amezi 8, ndongera ndahambira mburiye aho nzabyarira. Uwo mukecuru yajyaga kunshakira imiti y'ibyatsi akansigira kuri ibyo bisebe, akansiga ku bisebe nyine bimwe bikuma, ubundi bikaba byongeye byacitse, amaguru, ikibuno cyaratemye, hose nta hantu na hamwe hazima. Ubwo ndongera ndi hafi kubyara, harabura nk'ibyumweru, ndongera ndahindura kubera nari nabonye uwo mubyeyi wari wamfashije ubwa mbere w'umuyisilamukazi yanyicaje iwe, ndongera nsubira iwe, ndavuga ni nanje kugusura. Ati yo turaho, ati se umuryango warawubuze? Ninarawubuze pe. Nese wari umaze iminsi uri narindi kuzerera nyine nzerera. Nuko ubwo abaronge yaranyakiye, inda yamfashe ro bitunguranye ndiwe, nicaye iwe nayimpamaze ibyumweru 2, niriwe nicayeho ahantu nyine natembereye ku mudamu wari uri gukura ibijumba nyine nazi nawe, hari igihe narambirwaga kwicara mu rugo rw'abandi nkatembera, indi biramfashe ifashe, ndagenda njya mu rugo nyine aho ngaho narindi kuwo musilamu, nicariwe nicaye arambwira ati ndayagufashe, atubuze ubungubu koko ndabigenza gute, kubungubu nta ivuriro ari ukujya mu Ruhengeri, ndabigenza gute? Umugabo wanjye ndamubwira ngo iki kubundi yari yavuze ngo ntago gushaka aho ngaho, turetse uko nyine nagumije kumukomakoma, ati ntago yashakaga kugaruka. Ubwo inda yamfashe ari mu gitondo, narinda ahantu bari gukura ibijumba, mba ndirutse njya aho mu rugo, aravuga ati iyi ninda ugiye kubyara, mbaho ngaho ndagaragurika aho ngaho, abahamagaye abakecuru nyine b'abasilamukazi, baraza baramfasha, njya mbakira mu cyumba aho naryamaga, baramfasha nyine uburyo bambyaza, uriho ukuntu buryo umuntu uzapfa arushye ntahajya, baramfasha mu kumbyaza nyine ngo nta bitaro nta kiko, ari ukujya Ruhengeri ari kure yaho. Bamwe baza bahagarara hejuru kunda, abandi bagakanda, abandi bakagira gute. Ubwo abandi bakazana imiti y'ibinyarwanda bakama bati kugira ngo ibisebize, abandi bati muteka icyayi cya mukaru, icyayi bakakimpa, bati bise biraza, bati bigenze gutya na gutya. Kuko wa mbere nane namubyariye kwa muganga, abaganga baramfashije nyine, sinamenye n'ukuntu mubyaye, banganiza bagira gute. Ariko iyo ngiyo yo nyine yarangoye kubera nayo ndi mu rugo, bakaza bagahagarara hejuru, abandi bagakanda. Kubw'amahirwe inda yafashe nko mu saa 3 za mu gitondo, nyibyara nka saa 10 z'umugoroba. Ndamubyaye mubyariraho mu rugo ko musilamukazi, bati iruhutse urabyaye, mbyara umwana w'umukobwa. Mbaho ngaho ndahicaye, maze kubyara noneho ndarwara, ndaremba, ngera kure, noneho yasidira tongora neza bigera kure. Noneho ubwo akana kamaze icyumweru kamaze kuvaho agakondo, baba barakampekesheje, bati ngaho genda, bampa n'udufaranga ngira ngo ni nk'igihumbi, uwo mudamu ampa n'utwenda tw'umwana, kandi ubwo na wa mwana wanjye mukuru nawe ndamufite. Nuko ubwo naragiye rero ndakururana umwana mpetse n'uruhinja, ndi umupfu. Noneho agatenge nambaraga agatenge nkakizingurizaho, igitenge kigafata mu bisebe, ikibuno ntago nabashaga kwicara, nagiraga ntya. Noneho kigafata mu bisebe, bya bisebe najya gukuraho umwenda bikomokana bikamodokana. wari warababaye? Narababaye, nagezaho njya ku musigiti ahantu, imamu regionali wahanyandikira urupapuro, ambonye ukuntu meze, abonye ukuntu meze, abanyandikira urupapuro rumpesha uburenganzira bwo guhabwa imfashanyo ku musigiti wose ngezeho. Ambonye ukuntu nari meze, kubera nabaga ntago negeraga abantu, nyine yarandebye, urabona ni nkovura, nubibona n'amaguru, umubiri kabisa wose, umubiri wose. Nuko ubwo ama urupapuro, imamu regionali ni umuntu ukuriye imisigiti yose yo mu karere hari subwo. Yego ntacyo uwo ngo. Ariko ruragira garanti y'icyumweru, ararunyandikira, ararusinya, rushyiraho kashi, atari ukora uko ushoboye icyumweru kizagere umusigiti wose ugezeho. Ubwo wowe wifuze kugeraho bizabirangiye, ruzaba rutaye garanti nyuma mu cyumweru kimwe. Ndagiye abararumpaye, njya ku misigiti iyo shoboye ndayizenguruka. Umwana wanjye nawe yatangiye gufatwa, ubwo mbanguze cya cyenda kinini cy'abayisilamu babashyinguramo cyitwa isanda.
ndavuga ni iwacu n'abakene, ariko ubwo hagati aho navuye aho noneho njye iwacu mu rugo kavukire njya kwa mama, nta nzu tugira, nta kiturara ahantu mu ivu mu n'iki. Mama arambona none aravuga ati nta kundi, uyu nguyu yapfuye urupfu rwa runaka, abantu bagiye bicwa na sida ya kera yicaga nabi cyane, bakata matera umuntu aho aryamye akanya. Nuko nanjye nuko nabaga ndyamye nkajya kumva numva byahurudutse, nkagira ngo ni ubura bwavuyemo nyine, nkumva ni inyama z'imbere zose zasohotse, kumbi ari umwanda nyine wizanye. Mubwo cya cyenda ndakizanye muri ya mafaranga bagiye bamfashisha, ndakiguze, ndavuga nti ntazarushya iwacu, nta musambi nubwo abayisilamu tudashyingurwa mu bindi, umwenda ndawuguze bazakoramo igikanzu, ndavuga nti akana kanjye icyama kakazapfa mbere bakazagashyingura ndeba mpari, ni kubera n'impfa nyuma nta muntu uzakitaho. Njye nifuzaga ko akana ariko kapfa mbere. Mbaho ngaho abantu abakobwa twavukiye rimwe bakajya bazi iwacu kunshungera kureba mama ati nimuze murebe urwo mugenzi wawe apfuye, urwo apfuye. Bakaza bakandebana, kubyuka narakururukaga, koga nijoro nyine banjyanaga nafite murumuna wanjye, Imana izamuha umugisha nawe yampemukira bingana iki, sinirengagiza ko yanyogeje, akanjyana nijoro inyuma y'inzu akanyoza, akaza yiyamira ati burya yarashize, ati burya yarapfuye yararangije, umubiri wari umweru, wari warabaye imbere kubera ibisebe byamodokanaga. Nuko ati burya yarashize, ati kibuno cyarashize hose yarashize. Ubwo mbaho ngaho umwenda narawuguze, mushyiraho ngaho, ndavuga nti niwo abayisilamu nibo bazaza bacemo igikanzu, bacemo n'ikintu cy'igishuka cyo gufunga nyine mw'umurambo. Ibiro nayo sigaranye ibiro ngira ngo ni nka 28 gutyo. Akana kanjye karabaye none nta nugakoraho gateye iseseme. Ubwo tubaho ngaho rero, ndageraho rero none ngeraho Imana yankijije, ubu narakize nta sida nyirwaye. Nuko twagiye tubaho mu buryo bwo gucumbika n'iki, ibipapuro ubu nta gipapuro se yashika kwa Kanimba hose nageze bapima. Ubwo narwaye n'igituntu. Yego. Ngwara igituntu. Ibyo byose ni byuririzi. Ibyo byose ari byuririzi, ndibuka nakirwaye, nkora n'akazi ko mu rugo kubera inzara, ariko ngahisha amabuja ko nkwa imiti y'igituntu. Igituntu cy'imiti yo nyine nari nyifite, ariko ngasenga n'abana nareraga nti Imana uzamfashe sinkanduza abana b'abandi. Imiti nkayinywa. Umujyanama w'ubuzima yari yarambwiye ati uzambabarire, igihe bazajya baguhamagara bakumbaza ujye umbabarira, usimbuke uze uboneke bagukorere controle, banagupime barebe. Ubwo akazi nkagakora ko mu rugo ndwaye n'igituntu kubera imibereho mibi. Ubwo mbaho muri ubwo buzima, ariko nambara umwenda ugeza kugira ngo nzakire, kugira ngo rero Imana inkize. Radio Umucyo ngira ngo urayizi, igitangira kubera ko nari narabaye n'umurokore, ariko n'iby'ubusiramu nagendaga nyine mbicanga, ariko nkanaririmba, nari umuririmbyi, nkakunda kuririmba, nkakunda gusenga. Noneho ubwo numva ijambo ry'Imana kuri Radio Umucyo, numva hari umupasiteri usenga asengera abantu ati bidashobokera abana b'abantu kumana birashoboka, ariko ngeza aho umwuka, niba ari umwuka wera wansanze, ndavuga nari ko Imana irema amaraso ikarema umuntu, amaraso ko aba ari mazima, Imana nifite ububasha bwo kuyatokora. Ntangira rero gusenga, urugamba rwo gusenga, mvuga nti Imana mbabarira unkize, unkirize n'umwana, n'unkize ukanyiriza n'umwana, nzagukorera. Ubuzima bwanjye bwabaye intuza ndende, naciye mu buzima bubabaje. Hari aho nagiye mba abana banjye nkabibira ibiryo, nkabihisha mu mwenda w'imbere, nkabipfurikamo kugira ngo batabimfatana. Uza gukira se? Gukira rero ubwo nari nicaye ahantu muri gare yo mu mujyi, ariko naratangiye kujya nsenga. Noneho haza umudamu ari kubaririza umukozi wo mu rugo, ati mundangira umukozi wo mu rugo, abwira abantu nyine kera hambere hari ukuntu nta nubwo umuntu yafataga umukozi wo mu rugo yagombye kumenya ngo ava hanaho. Umudamu araza w'umusirimukazi, w'umuyisilamukazi, araza ati ntago mwandangira umukozi, nari nicaye muri gare mu mujyi. Ndavuga ndamwegera, ndavuga ndetse wanyijyaniye, se nkwijyanire. Ubwo no kuba mayibobo byose nabyo nagiye mbicaho, nabayibobo hariya mu mujyi hose n'abana banjye. Nuko ndavuga ni wanyijyaniye, ati se uti wakorera ngahe? Hanyemerera ko azajya mpemba 3,000, aranjyana. Noneho
ubwo sinzi ukuntu yaje kunda ukabona ibikovu ku mubiri wose. Ubwo arambwira ati none se izo nkovu rero kubera abayisilamu bambara ibintu by'amoko agezaho, atese izo nkovu wazikuye? ndamubeshya ndamubeshya ngo ni amahumane n'iki. ubwo arambwira ati aya nzajya kugupimisha. anjyana kuri San Francisco, niho bamanje kumpimira. bampimye hano bampimye basanga ndi muzima, bamuha igipapuro cy'uko ndi muzima, udafite virusi. nta virusi mfite. aravuga ati nagize ubwoba, ati none nta virusi ufite. birongera nanone ubwo mudamu twaratandukanye, haza umuntu twe twarakoranye ahantu kuri kampani imwe. ubwo asanga ahantu ku mudamu nakoreraga akazi ko mu rugo, aravuga turiya muntu umukoresha ute? aturiya sida yaramwishe neza neza, aturiya atuzareba ukuntu ahora yambaye ibyenda, ati biki n'ibiki, ati ibintu bigeze ku maguru, atabahisha inkovu, atuzamugenzura umucunge, ati afite inkovu nyinshi, ati sida yenda kumwica. umudamu w'umukire wankoreshaga akazi ko mu rugo murerera umwana arambwira ati rero nagize ubwoba, wakwemera ko nzagupimisha? nticyane. yanjyanye kwa Kanimba atanga 5,000 barampima, igipapuro bahita bakiduha ko ndi muzima. none muzima ko ndi kandi muzima. urabyuka ko mu bitaro bya Ruhengeri bagwaye bamaye urwaye, bamaye positif nyine ko ndi umurwayi wa sida. n'ibimenyetso nyine byaragaragaraga, n'imisatsi umunyesida kera imisatsi yaracuramaga. noneho n'inkorora idakira n'iki, iminwa yaranatemye. noneho bwa gatatu nanone njye ubwanjye ninjye wagiye kwipimisha CHK, bwari ubuntu bapimiraga, ndagenda njya kwipimisha. none mfite ibipapuro byuzuye, nuko aho twagiye tuba bagiye batwiba bagira gute, ibipapuro bikaburangatana. wenda hari ukuntu nzagaruka nipimishe none cyangwa n'umuntu ushidikanya. nuko ubwo babasanze ndi muzima. ubwo none ariko ubwo nakize ku bw'amasengesho. umuntu wese n'umuntu wundi ufite ikibazo icyo ari cyo cyose nta ndwara Imana idakiza. ubwo mba ndakize. ibipapuro biza ari 3, icyase hashika kwa Kanimba muri San Francisco. ubwo nyine numva ko ndi muzima. urugamba rusigaye rero, umwana wanjye yahoraga arwaye umusonga wa buri gihe. noneho buri gihe nge nyine niteguraga ko ari kazapfa, kandi nkanasenga nkavuga ntiyaba ari we uzapfa mbere kugira ngo nzamushyinguze nge nzapfa nyuma. sida kera yicaga nabi cyane, mwebwe muri abana ntabyo muzi, yicaga nabi cyane, umuntu yaratonyotse munagira gute. noneho ubwo umwana wanjye ronsigara ku rugamba nsenga ntimana kurankijije, ariko nkiriza n'umwana. umwana wanjye rero yarageze igihe cyo kwiga mu wa mbere, garidiyene ntayo yize. haza rero ibintu byo muri ntuza, iyi minisiteri y'ubuzima yo gupima abana bose ku mashuri. umwana wanjye baramupima, basanga umwana wanjye ni muzima. ubwo sinzi nanone ibindi bintu byaje by'inuza by'imishinga, nanone bashaka gufasha abana, nanone barapima basanga umwana ni muzima. ubwo tubaho nyine, urumva ko ubuzima bw'uko sida ikize. none se wasengeye? nasengeraga kuri radiyo, buriya n'ubu ngubu nta sengesho ryari rincika, kandi buriya umuntu usenga kuri radiyo Mucyo. radiyo Mucyo wakize muri mwaka? nakize muri 2008. radiyo Mucyo buriya nanage umupasiteri watangaga ikiganiro. icyo gihe naranamuhamagaye ndamubwira ntuzi ko nagendeye ku masengesho yanyu nkaba narakize narindwaye sida. arambwira ati ubwo buhamya wazemera kujya kubutanga kuri radiyo Mucyo yari igitangira, tuyoborwa na Steven. ari we uyiyobora. oya Steven Juste Hakizimana n'ubu baracyakora, ijwi ry'ibyi ajya atanga ibiganiro. niwe watwakiriye, bampa mikoro, ndavuga ni nyine ari ugukomeza abantu. n'umuntu wese uzi ko afite ikibazo cy'uburwayi za kanseri yo yari itari yanabaho, nyine nti akomere asenge. ibidashobokera abana b'abantu niyo ntuza nagenderagamo.
ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Indwara zananiranye, indwara zaburiwe imiti, ku Mana birashoboka, zirakira. Ndagenda ubwo ndongera ngarura kabiri kanjye, urabona ko byagiye nyine bisibangana, nuko ari imibereho mibi, ariko hagati aho ubuzima nyine bwakomeje kwanga. Mama nawe aza gupfa, nta urumva ko bene mama nabo babindushyize aho ngaho barashaka biranga. Wenda reka inkuru yacu ushingiremo ku bukira, sibyo gukira. None se wizeye bingana iki kugira ngo ukire sida, kugira ngo umwana wawe akire sida? Yari yarageze no ku rwego rukomeye, yarakize nawe ubu nawe yarabyaye, afite n'umwana. Kwizera kurarema. No kuba ubuse wamenya ko mfite wenda imyaka 53 ndayifite. Urabona uri muto cyane. Byose akagasura kakabiri ni ukubera Imana, kubera kwizera no gusenga. Buriya nta kintu na kimwe kinanira Imana. Nge nagize kwizera ngendeye mu ijambo rivuga ngo ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Imana niba uyifashe ko ari Imana ntoya, nyine gukorera ibito. Ifashe nk'Imana nini ifite imbaraga, igukorera iby'imbaraga. Yankoreye iby'imbaraga Gera. Nari naraguze umwenda, isanda, icyo bita isanda yo gushyinguramo. Nari narayiguze, bayicagagwemo ibyenda, udukanzu tw'abana. Ko wari umuyisilamu wagiye gusengera kuri radiyo y'abarokore gute? Nasengeraga kuri radiyo, nari mfite telefone ze zitangiye kuza. Ngura agatelefone bita karaka umuntu nyine yari afite, nyine atangiye kukagurisha. Nkora ahantu, mfite ahantu hari kampani nakoragaho, ariho nyine nababwiye najyaga ndindira abakozi bamaze kurya, baratugaburiraga saa sita, ngiye nkategereza bitewe n'ahantu nabaga nasize abana. Utwo kurya twanjye ngewe nagombaga kurya, nkacunga bamaze kurya, nagendanaga agashashi, kano gashashi k'ikiro, nkadushyiramo, nkacunga, nkahita nseseka mu mwenda w'imbere mu gutaha, kuko sekirite yabaga ahagaze ku irembo akadusaka hose. Ubwo ngewe nadushyize imbere, nagera imbere nkadukuramo. Noneho ngewe nafite agatelefone karimo radiyo, nkajya ngenda numva ijambo ry'Imana, afite n'udukuteri. Icyo kiganiro cyahitaga kuwa gatatu saa 2:45. Hari ahantu bari barashinze gukora isuku, nta muntu umbega wundi uza kunderanja. Ngewe nkaba mfite agakuteri mu matwi, numva ijambo ry'Imana. Icyo kiganiro uwo mupasiteri nuba arahari, turavugana, nyita umukobwa. Ubwo ikiganiro kivuga ngo ibidashobokera abana b'abantu ariko ku Mana byose birashoboka. Iyo ndirimbo niyo bamanzaga gutangiza iyo cyabaga kigiye gutangira. Noneho nkavugana, ariko Imana yaremye amaraso, yaremye umuntu ikamuha amaraso mazima. Ntifite ububasha bwo gutokora amaraso yatokowe, ntifite ububasha. Nkagendera muri tugakora saa 5:30. Wizera ko byanze kunze na Imana igomba gutokora amaraso yawe? Nahise niyumvamo ko nta sida igomba kungumamo, maze kumva ko ibintu, ariko ibya sida ntabwo babyigishaga, ahubwo bavugaga ko kwizera ibidashobokera umwana w'umuntu byose birashoboka. Waca mu buzima bubi, Imana yabugukura. Uza gukira rero. N'uyu munsi uracyari muzima? N'uyu munsi n'umwana we ni muzima? N'umwana wanjye ni muzima, ntabwo wigeze wongera gusubira muri bya bindi? Hoya ntabwo nabisubiyemo, ahubwo ubwo nagumije kuzenguruka noneho mu kazi ko mu rugo, kuko navugaga nti noneho niyo mabuje yanyituniraho, wenda akavuga ati ibi bikovi biki, noneho namwereka ko nta n'ikibazo mfite. Ubundi njyaga ngira ipfunwe, nkavuga niba mpimisha mfite ibintu bikovu, urabona no ku maguru hose narashize hose, umubiri wose. Umuntu ashobora kuvuga ngo wenda sente yanyweye imiti. Nta miti, kubera ko icyo gihe nta n'imiti yari yakabayeho, nta n'ikinini, yewe n'ikinini cya sida. Usibye wenda nk'umuntu numva ngo arwaye sida, wenda nkaba navuga ngo nyereke uko kimeze. Oya, nta muti nigeze. Urarahira ko utigeze uyinywa? Ndahiye Imana yo mu ijuru, nzamuye ukuboko, Mana ishobora byose, ni wowe urinda ubuzima bwanjye kugeza n'izi sangi humeka. Niba hari icyo mbeshye muri ibyo, Uwiteka azabimpore. Nta kinini nanyweye, ni mu kwizera. Kandi umuntu ashobora gushidikanya afata buriya ubwo buhamya nta bipapuro rwose. Warize uvuga ngo Imana yatokora? Imana itokora amaraso kuko ari nayo yayaremye ari mazima. Imana ifite imbaraga zo
ikora mu misokoro y'amagufa yaboze ikayahindura amazima. Icyo nicyo nagendemo cyo kwizera. Kwizera kurarema Gera. N'undi wese ufite ikibazo n'izo za kanseri bavuga ngo ntizikira, buriya nyuma ya zera Imana irakora. Aho bamaze kuvuga ko bitagishobotse, aho dogiteri yamaze kuvuga ko bitagishobotse byarangiye, Imana niho itangirira, ahubwo yo sida izura irakira burundu. n'umwana wanjye. None se ubundi sida mu by'ukuri wayanduriye hehe? Babandi babasore bagufashe cyane. Ntabwo namenya ngo n'uyu ahubwo nyine naho nayanduriye. Kandi icyo gihe ndibuka ko turi abana bavuga ngo umuntu batangiye kuvuga sida, ngo hari indwara yitwa sida, ngo yaje ngo yaturutse Uganda, ngo bavuga ko umuntu ngo uzayirwara ngo bazajya bajya kumuta mu rwabo ngo mu rwobo rw'abayanga muri za 90 za 40 nyuma ya jenoside, mbere ya jenoside bavuga ngo hari indwara yitwa sida. Wakumva none utwo tunyuguti tunga ngo sida, ugahita ugira ubwo butani ngo sida ngo ni indwara ngo yandurira ngo mu busambanyi, ngo umuntu wayirwaye ngo nta muti ngo nta rukingo, ngo bajya kumuta mu rwobo rw'abayanga. Urwo rw'abayanga twarwumvaga ari iwacu babivuga, bavuga ngo abakobwa ba kera bajyaga kubata mu rwobo rw'abayanga, batwaraga inda z'indaro. Ubwo rero ndibuka ko icyo gihe nari umwana wiga nko mu wa mbere, mama dutuma nko kuzana nk'utwo kurya ahantu ku baturanyi cyangwa aho yakoze yahingiye, ati mugende mutunzane. Noneho tukagenda tubivuga tukavuga ngo urwobo rw'abayanga, ngo yewe data ngo iyo ndwara yitwa sida. Nyine tugenda tubivuga turi abana. Ubona ikugezeho? Mbona ingezeho rero. Ni ukuvuga njye mfite na mama wacu yishe, ariko yayitewe n'umugabo we wakoraga kuri duwane. Imwica nabi, imwica ari hahandi, imisatsi ye yose yari byakubayeho byose yaravuyeho. None se umuntu wagufashaga we ntabwo yigeze yandura muri uko kugufasha? Oya, ntawe yigeze yanduzwa nanjye, ntabwo nyine sida ya kera yari ikaze. Ariko ubu ngubu nibwo igenda igira ubukana cyane, kuko bavuga ngo no mu macandwe ngo simbizi ngo naho yanduriramo. Umva, umuntu akoze mu gisebe cy'umuntu n'afite agakomere ashobora kwandura. Oya, ntabwo bambyaje, n'ubwo bwose wenda ntigeze nongera kumenya amakuru yabo, ntabwo nasubiyeyo, ndumva nta kibazo bagize. Yego, nuko reka dusoze, sibyo? Reka dusoze. Habayemo ubuhamya bukomeye cyane bwo kumva ko Imana ikora, nicyo kintu gikomeye. Uyu munsi se ubayeho gute Cynthia? Bwa buzima rero nta cyahindutse, narakomeje nkora akazi ko mu rugo. N'ubu ngubu se ntubona iriya gahunda twe twahanye, buriya igihe twe twavuganye ngo ndaza kuwa mbere, umuntu yahise ampamagara. Ntubona ko amezi 6 yarashize, buryo umuntu yahise ampamagara ati ngo nakuboneye akazi, ndagendanya kugakora ko mu rugo ku myaka ya 50 na njyewe mu buzima bwanjye, kubera nta bintu bindi by'ubucakura nigeze ngira, nabayeho mu buzima bungoye. Uracyakora akazi ko mu rugo? Nyine nari nkigakora, ariko ubu nyine narananiwe kubera stress aho, kubera nkunda gukora, nakoraga ahantu ndera abana. Stress buri gihe bundwara umutwe udakira, imitsi ya hano hari n'igihe ndyama nkavuga ntizaturika. Ubwo nyine mbese n'ubwo buryo tubamo. Yego, ukomere cyane. Naho dusoje ikiganiro Inkuru Yanjye hamwe na Cynthia, mwumvise ikiganiro cye gikomeye cy'ibyo yaciyemo. Mureke tumufashe, inshuti y'abavandimwe bakunzi ba Inkuru Yanjye, uko mwagiriye neza abandi none nimumutambukeho. N'ukuri w'Imana yakoresha ubuhamya bwe bukomeye bw'uko yakize sida. We yaranayirwaye, ntabwo ari virusi gusa yari murimo, ahubwo yaranayirwaye. Sibyo? Twizere ko Imana ishobora. N'ukuri n'undi wese. Imana nawe ufite amaraso yanduye, afite virusi itera sida, uvuga uti Imana uko yatukoye aya n'umwana wanjye, nawe yatukorwa rwose. Imana ibahe umugisha. Dutange nimero ze ubundi mumufashe. Nimero ze ni kangahe? Uw'Imana yakoresha yamfashaho kuba. Yego, vuga nimero ya telefone. Yego, nimero za telefone ze ajye kuzivuga, ubundi tugende tuganira nawe kugira ngo ubuzima bukomeze. Yego, 0799 yego 82 yego 62 91. Uyivuze neza? 0799 80
na kabiri 62 91. urakoze kupa